anire kandi noneho nawe ugira gute wiceceke reka kwiri gusakuza ngo none ngibibazo byanshanze none ngabadene ranyishe none oya reka kwisakuza reka kwiri kuvuga amagambo menshi uwiteka ari bukurwanirire uyu munsi warirwanira ari kuraneshwa ugerageza gukwicira inzira ariko ziranga ariko uwiteka uyu munsi ari bukurwanirire nawe uyu munsi wicecekere Imana tugeze cyane kandi Imana kwitura cyane kandi kigetse kwibyange ngo uyu munsi uwiteka agiye kukwereka kandi gakiza bundi busha bivuze ngo Imana igiye kongera gukiza bundi busha Imana tubere ku rugamba ngira ngo noneho Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe Julienne nkunda kwabwira ngo n'umuntu uhugurika kandi usabana Mana ishimwe Jean Damascene Mana ishimwe Jean Damascene bakunda kwita Jada Yego atuye mu mudugudu wa Karisimbi ni Karisimbi Nyamiyaga Yego mudugudu wa Nyamiyaga akagari nakagasiza umurenge wa Cyanika kare nakaburera mu mizikirunga cya Muhabura aho ngaho niho nibera Yego aho niho mu rugo umukeneye rwose yahamusanga bagafatanya gusenga Imana ikumukoresha ibitangaza muri iminsi ndabeshye Abwo beshi iminsi Imana iri mu kazi iri gukora cyane Yego iri gukora ibidasanzwe iri kugaragaza imbaraga zayo iri gutungura abantu Yego gusa iyi minsi navuga ngo ibintu Imana ibirimo neza iyi minsi turi kubona imbaraga z'Imana tukubona ibitangaza by'Imana iyi minsi turi kubona Imana iri guhindura ibintu byanze guhinduka tukabona Imana mu ijuru hari byiri gusenya hari byarigiza karakaje ariko Imana ikabiritura iyi minsi bese Imana iri gukora ibintu bitangaje cyane ku buzima bwacu Haleluya Amen Reka tugusabe ngo dusengere Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro karibu reka dusenge Mana yacu ushimwe ko uri umunyembaraga ushimwe ko uri Imana izi kurinda ushimwe ko uri umukozi w'umuhanga ushimwe ko imbaraga zawe ushimwe ko urukundo rwawe izina ryawe ni ryamamare turi imbere yawe ngo nubana natwe muri iki kiganiro ngo dufashe tugirire neza duhambaye imbaraga kugira ngo zibane natwe turinde kandi turenge tugwana kandi twiteho mu izina ryawe rifite imbaraga abadukurikiye bose mwami Imana yacu nabo ubagereho ugere ku buzima bwabo ugere mu mitima yabo ugere ku kazi bakora ugere mwami Imana yacu mu buzima bwabo bwa buri munsi imbaraga zawe mwami Imana yacu zibagere kugira ngo izina ryawe rishimwe turakwiza kugira ngo bane kutugeneza mu izina rya Yesu Amen Amen Yego nendi ko wishimye cyane ariko se no kubera iki je niko mpora abantu nibakubaza kukimpora n'ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza utumye ndirimba kandi kuri batari hora mvuga ndatuwo mwami kuko njyewe yangiriye neza yatanze ubugingo bwe kubwanjye kimwe mu byiza Yesu yangiriye Haleluya Amen Yego wowe ushaka gutekerwa mu kirori waba ufite eka nkurangire company nta yindi ni Bora Cooking Company ifite icyicaro mu karere ka Musanze ariko ikorera mu turere twose ndetse no mu mujyi wa Kigali hose ndetse no hanze Yego uko ibiribwa byawe wabihashye niko babiteka rwose bakabigeza kuri buffet ntacyo bakuyemo Yego niba bakeneye wahamagara 078 gatatu 80 nimero ya Bora Cooking Company ni 0783 ikirenzeho iyo babwiye yuko amakuru wayamenye bivuye kuri Concorite TV show barakugabanyiri iyo nanjye nayitwaye Yego yo nimero nanjye nayitwaye hari icyo guteganya vuba se mu iminsi
ikirori ntabwo ibirori byabura ariko nayitwaye ndetse nzanayisangiza n'inshuti zanjye cyane pe badabasha gukurikira iyi cano nabo nzagenda nyibahereza yego nabo bazajya barya amafunguro atetse neza karateguwe neza. Icyo nababwira ntabwo nafata umwanya ngo namamaze kampani nzi ko bakora ibintu bibi. Iryo kosa ntuzarikora. Ntabwo narikora. Nkurikije nanjye ukuntu nkuzi n'uburyo nkwizeyemo. Iryo kosa ntiwarikora ryo kwamamaza abantu badakora ibintu bisobanutse. Bivuze ngo wafata intego bangiye kwamamaza umuntu ukurikije uburyo wawe wamubonye ibiryo akoramo, ukabona ubuhanga afite, uburambe, ubumenyi, hoti nanjye umuntu kamwamamaze bitewe n'ubushobozi agize gute afite. Kuko iyo wamamaje umuntu afite ubushobozi, none n'abantu bafashe ya nimero bakurikira bya bikorwa wamamaje. Iyo babonye ibintu bigenze neza ati kabisa wa muntu yakwamamarije ibintu neza, ariko ibyamamaje n'ubundi ari ibintu bidasobanutse ati niyo mpamvu rero umuntu ukorana n'abakozi b'Imana, ukorana n'Imana, umuntu usenga mu Kristo ntabwo wakora icyo cyo kuba ngo ugiye kubesha abantu ngo bakora ibintu atari byo. Twibutse abantu yuko roho nzima iba mu mubiri muzima. Twe kwamamaza Bora Cooking Company, reka twamamaze Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya, amen. Ariko ubundi mu buzima bwacu ibyo kurya ni ngombwa mu mubiri cyane, ko n'ubundi ubayeho utarya n'ubundi wapfa. Yego manishi karame, ni cye gitangaza Imana iruka kugukoresha muri uyu mwaka twatangiye 2026 nawe ugahita uvuga uti nukuri Imana ngukuriye ingofero. Uyu mwaka nta nubwo ari na kera ahubwo mvuze icyo iheruka kugukoresha. Iheruka kunkoresha muri uyu mwaka. Ntabwo ari cyo yagukoresha. Nanjye namvuze ngo ntabwo ari kera. Yego. Muri uku kwezi kwa kane gushize ahubwo ndavuga iki gitangaza mbese nanjye numvise birenze ubwenge bwanjye. Yego. Umuntu wamamagaye ansaba ko dusengana, yari afite icyifuzo gikomeye cyane. Yari afite ideni abereye mu banki, noneho ibintu bye bagiye kubiteza cyamunara, urwo bagiye kuruteza cyamunara. Arampamagara arambwira ati byankomereye, nafashe credit none narahombye, urugo rwanjye bagiye kuruteza cyamunara ndetse n'amatangazo yamaze kumanikwa. Yego. None ndangije ndavuga nti rero humura, Yesu ni umwami, no kuri finali Yesu wacu agira gute arakora. Ubwo turi kuvuga igitangaza gikomeye cyane Imana iherutse gukora ejo bundi. Noneho dusasenga Imana irambwira ngo mubwire ngo nta cyamunara iri ku rugo rwe. Avuga nti wa Mana we nawe ntukanyoshe. Amatangazo yaramanitswe, ari kumbwira ko amatangazo yamanitswe, nawe ubwo ari kubona nta nzira nta bwisha afite, none ngo mubwire. Nambwira ngo bivuge kubera ko ari njye ugize gute ubivuze. Nanjye nshira amanga ndabimubwira nti nta cyamunara iri ku rugo rwawe, urugo rwawe ni urwawe, urarubamo ndetse Imana yo mu ijuru hari ubwishu iguhaye. Yego. Noneho Imana yarabikoze, nagiye kumva numva haciyemo icumweru kimwe, numva arampamagaye arambwira ngo ababandi bashinzwe kumutereza cyamunara byahindutse. Yego. Arambwira ngo ahari umuntu wamwohereje amafaranga, yambwira ngo ari umuntu babanye uba muri Amerika, none ngo bamubwira ngo ari kumva ashaka kumugirira neza bitewe n'uburyo babanyemo. Ti rero nagiye kubona mbona anyohereje amafaranga ari ngo angiriye neza na kafanta nguriye, none mvunjishe y'amafaranga mbona ahinganye na rya deni nari mfite. Ndangije ndagenda nkora iki, ndishaho bashinzwe kuza guteza ibyanjye cyamunara, baraza n'ubundi amatangazo baramana bati uyu muntu abaye umwere nta kibazo kize gute afite. Ndavuga ni koko Imana ifite inzira nyinshi, ifite uburyo bwinshi yakoramo, inzira nyinshi Imana yacamo kugira ngo irangize ikibazo cy'umuntu. Ese mvuga none se ibintu ko bincanzera, ni gute Imana yo mu ijuru ifata umuntu uri mu Rwanda mu karere ka Karongi, yarangiza igihita ifata ikibazo ce ikagikuminikana n'umuntu uri muri Amerika, uriya muntu akamutekerezaho kuri finali cya kibazo cyagombaga guhitana ibintu bye, Imana yo mu ijuru ikiyerekana. Ndavuga ndi kuko Imana yo mu ijuru ifite inzira nyinshi, kandi yaravuze ngo ifite inzira nyinshi zirenze ibihumbi. Icyo ni gitangaza Imana yo mu ijuru iherutse gukora ejo bundi, ngira ngo ni mu kwezi gushize. Yego. Gwico ngicyo nanjye cyanteye imbaraga, ndavuga nti byanga byakunda. Imana yacire mu kazi kandi irashoboye. Rero umuntu waba udukurikiye nawe afite ikibazo gikomeye cyane, yumve ko iyo birenze inkome ntago birenga ijambo Imana yavuze. Nukuri ni Imana ivuge gasohoza. Hari umuririmbyi waririmbye, ubwo nimuvuga urete umumenya, araririmba ngo Imana ntabwo ijya ibesha, ngo iyo isezeranije umuntu kumutuza i Kigali ngo ntabwo yahinduka ngo imujyane i Nyabaga. Aba muntu wamumenye? Ndamuzi.
Imana imuhereze umugisha. Amen. Kandi ngibyo umuntu kumucuza muri Amerika ngo ntabwo kubona visa byamuyinanira yego ngo imuhindurire ngo imujyane i Burundi. oya Uwo murimbyi yarakoze cyane, Imana imuhereze umugisha. Ndamushimiye cyane. Yego. Rero uwo murimbyi navuga ngo nawe yari ari mu mwuka kubera ko iyo ndirimbo anagase ayo magambo yaririmbye. Nanjye ndi kugenda nyabona muri iyi minsi ndi kugenda mbona imbaraga z'Imana, ikuboko kw'Imana kuracyakora ibitangaza. Kandi noneho hari ijambo Imana yavuze ngo kubwanjye zabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye haleluya haleluya. Nubwo abantu babona ko ubwawe byakunaniye, ariko Imana ku bwayo izabyikorera. Ari igihe umuntu aba ari aho ngaho nta nigara afite, kumva Imana yaguye ngo ubwire uyu muntu ngo muhaye imodoka, yego umuntu nta nigara agize ate afite, ariko Imana ikubwiye ngo mubwire ngo muhaye imodoka. Nuko iri kubona neza ko izamucira inzira, akabona ayo kugura amapine, yego yo kugura za esanse, nubwo zazamuka n'uwe esanse yazamuka ikagera ku bihumbi 10, uwo muntu Imana ibona ko byanga byakunda azayigura. yego Rero Imana itubwira ibintu, nkunda ngo Imana itubwira ibintu tutayibwiye ngo nitubwire. yego Rero niba itubwira tutayibwiye ngo itubwire, no kubikora izabyikora, niko ijambo ryawe rigira rite rivuga. Rero umuntu ufite isezerano Imana yavuganye nawe akabona riri gutinda, ntacike intege, ntarambirwe, ntiyihebe, kubera ko Imana yo mu ijuru izabikoresha imbaraga zayo. Yego. Kuko yaravuze ngo aho kugira ngo ijambo ryanjye rive inyuguti n'imwe, ahubwo isi n'ijuru byagira gute byavaho. Kandi ikindi kubera ko Imana yo mu ijuru ikunda icyubahiro, ikora ibintu kugira ngo abantu bayo bagira gute bayubahe. Kandi ikindi yaravuze ngo uzanyizera nanjye sinzamukoza isoni. Mu gihe wizeye Imana, mu gihe ukorera Imana, byanga byakunda Imana yo mu ijuru izaguha agaciro. Yaravuze ngo nzakugira umutwe sinzakugira umurizo. Imana ishimwe cyane. Rero iyi minsi Imana iri gukora cyane, gukiza abarwayi. Hari ibintu Imana ikora abantu bakabona nk'ibisanzwe. Iyo umurwayi akize abantu bavuga ati n'ubundi ntibisanzwe, ubundi yagombaga gukira, ariko byanga byakunda imbaraga z'Imana ziba zagize gute zamugezo. Kuko abarwayi bose siko bakira, yego hari abarwayi bapfa. Abyumvise neza? yego Kandi abagiye mu bitaro bose siko bakirirayo, hari abagwa mu bitaro. Ariko ibitaro by'Imana iyo bigezemo ni ngombwa ugomba kuvamo, ko wagiyemo ntabwo ari kuvamo, ugomba kuvamo ibintu byagize gute byahindutse. Hari korari yarimye ngo twageze mu gakiza kari kwasa nico kigondera buzima. Imana ishimwe cyane. Rero ngo abatari bazi kwambara neza, bahaye kwambara neza, bari bishwe na bwaki n'ibyaha, abo ngabo wabahaye imibereho barashima Imana. Rero reka mbabwira ngo ubuzima bwa mbere ni ubuzima bwo kwibera mu Mana, kuko Imana bamwije izagitunda kandi izagiturengera uko bwije nuko bukeye. Imana ikomeze kubana natwe. yego Damase, nta muntu wigeze uhanurira bigatinda gusohora yangiza akaza afite umujinya gwa ati Damascene ni Imana yakuvugishije, ni ibiki byakuvugiyemo ugango mbwira ibi bintu, none bikaba byaratinze no gusohora, none bigatuma nawe ucika intege mw'icyo gihe? Oya, ari umuntu kwahuye mbese abigiye gusa n'ibyo ngibyo. Yego. We arambwira ati ariko njye ndi kugira ngo umbarize Imana ikibazo. Ndetse Imana ikohereza icyayi kibazo ra kikagira inkuru. Arambwira ati ikibazo ndi kugira ngo mbarize Imana, umbarize Imana aho ivugira ibibi nimba atariho ivugira ibyiza. Ati biro Imana ikoreramo ibibi ntabwo ikoreramo ibyiza. Hani Imana ntabwo ikorera. Navuga ni cyambere Imana yaravuze ngo zibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si bibi. Ntabwo noneho ikibazo ufite wowe reka ngerageze kukigusubiza. Imana ntabwo ikora ibibi, ahubwo no Satani aduteza ibibi akabisaba Imana, Imana yo mwijire kagira gute ikabyemera. Kuko cyaba ari ciza cyaba ari kibi ntabwo cyako Imana itageze gute itaceme. Ntabwo none mbwira impamvu iguteye kumbaza icyo kibazo. Noneho arambwira ati rero ikibazo impamvu inteye kubaza icyo kibazo. Njewe nagiye gusenga, Imana imbwira ikintu kibi, hadaciye kangaye mba ndakibonye. Yego. Yari umukobwa. Noneho Imana imbwira umugabo. None uyu munsi ndacagize gute? Ndacyategereje. None ikibara kumbwira umugabo, none twari tubanye yahise agira gute? Yahise anyanga. Nashe yari afite ahita mwanga. Na telefone amuhamagaye amushyira blacklist. Atirombariza Imana yemeye ko ico kintu kibi akingeraho, aho yambwira ico kibi ntago ari yambwiriye ikiza. Ndavuga nti rero ikibazo ufite ni ikibazo cyo kurambirwa kandi ikibazo cyo gucika intege. Kandi mbere yo kugira ngo Imana igire ikikora hari ikigomba kubanza yica. Yego.
Habaga ni cyambere iyo Imana ishaka kugira ibintu yubaka ntabwo ihera ku bye wagize gute wubatse iyo isenya bya bindi bye wubatse iyo ikubaka ibyayo kandi Imana ikora ibintu bitazagira undi muntu byitirirwa ahubwo bizashize izina ryayo icyubahiro. Imana turengere cyane kandi Imana yo mu ijuru itwiteho cyane kuko Imana yo mu ijuru iyo ishaka kugira ikintu ikora kugira ngo tutagira umuntu wirata imbaraga ibanza yasenya cya kintu wo hanze iki we wishingikirije n'agaca kintu hanze amaso shande ko byumva mwa urugero rwa hafi naguhereza muri Bibiliya. Imana yo mu ijuru yashatse gutabara Morodekayi shatse gutabara Morodekayi noneho ibanza yateza ikibazo he ibwami yego hanze yateze ikibazo ubwami umwami abura ibitotsi biramucanga biramuyobera bivuze ngo Imana yabanje yasenya gusinzira neza ku mwami yego Imana ibanza yagira gute yabisenya kugira ngo itabare Morodekayi noneho imaze kumuteza kubura ibitotsi irongera iteza Hamani kujya kumusaba ibwami. Wabyumvise neza yego noneho kugira ngo Morodekayi nawe azavuga ati nabonye imbaraga z'Imana ahamagaye Esiteri umwami kazi nko bari bishingikirijeho bati nyaboneka tugire ibwami umubwire ikibazo tugize gute dufite. Esiteri nawe arababwira ati ngewe umwami amaze igihe atantumizaho kandi kuje ibwami umwami atantumijeho birantera ikibazo biramvira mu rupfu. Uri kubyo umva inzira z'Imana ukuntu zikora. Noneho Morodekayi ahitagara mu kwiza avuga ati nta jambo Imana yavuze ngo rehere yavuze ko izabana natwe nubwo turi mu gihugu cy'abandi ariko Imana yo mu ijuru izabana natwe. Noneho ahita avuga ndi Esiteri ibi ngibi nembikubwiye kugira ngo ubikore nawe ugabane umugisha w'Imana. Yego None mbude shaka kubikora byihorere icyo nzi neza nta kizabuza abayuda gutabara. Esiteri yumvise icyo jambo ati none mbona uko bimeze reka turwanisha amasengesho dusenga Imana noneho nanjye ntinyukiremo mbone kuje imbere y'Imana. Aratinyuka aje imbere y'Imana basenga amasengesho mwayo masengesho babonamo ubutabazi babonamo gukora kw'Imana ibintu bigira bite birahinduka. Imana tube hafi cyane kandi Imana yo mu ijuru nidushigikire cyane. Imana tubere ku rugamba. Amen. Reka tujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego abundi ijambo ry'Imana nangwa niryo jambo ritegeka byose. Yego ibiriho byose byaba ku bw'ijambo ry'Imana. Ko Imana avuga ngo reka iki kibeho ico ngico kikagira gute kikabaho. Yego kandi Yesu nawe ari ijambo yavuze yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe ico muzasaba cyose muzagira gute uzagihabwa. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yego ariko ijambo ry'Imana naryo ribe muri buri wese ugiye udukurikiye. Udukurikiye aho waba uri hose uko waba umeze kose ijambo ry'Imana rikubemo ndetse noneho nawe ube muri Yesu uwo ushaka cyose Imana yo mu ijuru irakigukorera. Imana turengere cyane. Amen. Uriya hejuru y'imbaraga zose haba hari imbaraga z'Imana. Nukuri nawe ngo abana b'abantu bakuremera utugambo baba kuvuga utugambo ariko Imana yo mu ijuru niyitanga ijambo kuko ni nyiri ijambo. Twasoma ijambo ry'Imana rero. Yego twihuse cyamba ndi kumva muri uyu mwanya tugiye gusoma ni ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 14 umurongo wa 13. Kuva ibice 14 umurongo wa 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. Imana iguhereze umugisha urakoze cyane. Amen. Noneho kugira ngo iri jambo turyumve neza. Yego ushaka kuba usomye wihuta. Noneho nkagenda gake. Noneho genda gake kugira ngo buri muntu wese agende abyumva neza abikurura neza tugendane. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa. Ahangaha bari ku nyanja itukura bavuye mu buretwa bwo muri Egiputa kuko Imana yigeze isanga Mose iramubwira ati yewe Mose we ndaguhamagaye uyu mwanya
numvise gutaka, numvise kuniha, numvise kuboroga k'ubwoko bwanjye bitewe n'imiruho bari gukoreshwa muri Egiputa. Nenda kwinda guhamagaye muri uyu mwanya, genda unkurire bari abantu banjye buri bwoko bwanjye bwa Isirayeli buve mu gihugu ca Egiputa. Mose yumvira Uwiteka aragenda, none ngo bakoze urugendo rurerure ahangahe kugira ngo twihute cyane, bagera ku nyanja itukura. None bageze ku nyanja itukura nibwo bagiye kubona, babona inyuma yabo, babona ingabo zo muri Egiputa, ingabo za Farawo zabakurikiye. Zimaze kubakurikira, barebye imbere yabo babona hari inyanja itukura, barebye ngo impande zabo iburyo n'ibumoso babona hari imisozi miremire. Kuko Mose yabwiye Farawo ati njyewe Imana yo mu ijuru yantumye ngo rekura ubwoko bw'Imana bugende buje gutambira Uwiteka Imana yabo ibitambo. Noneho Imana ikagenda iteza Abanyegiputa ibyago ntibumve. Icyago ca mbere kibageraho ntibumve, icyago kibageraho ntibumve. Ndagira ngo twihute cyane. None bageze ku cyago cya nyuma, ngo imfura muri Egiputa zose zigira gute, zirapfa zose zirashira. Haba umuboro guteye ubwoba. Bivuze ngo umugabo yabaga ari mu rugo ari imfura, afite n'umugore w'imfura, bakabyara umwana w'imfura, abo bose barapfaga. Urumva urugo rwe rugapfamo abantu batatu, wone ukajya ugasanga na mama wawe nawe yari imfura, nawe ugasanga yapfuye. Mbese muri make habura umuntu ushingurura. Noneho Farawo abibonye bimutera ubwoba, aravuga ati none se ibi bintu twabigenza dutera, reka aba bantu kugira ngo badukoreho, reka tubihorere bakora iki, bagende. Bamaze kubarekura bagati turekuye abantu badukoreraga, batwubakiraga amazu, abandi nk'aba ngaha tuzabakura he. Farawo bitegeka ingabo ze zose, afata amagare n'amafarashi byose, avuga ati nimwirukanke bari abantu mugira gute mubagarure. Imana turengere cyane kandi Imana kwiteho cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu bimaze iminsi byara gukoreshaga uburetwa, ibintu bimaze iminsi byara kuruhije, Imana yo mwijigiye kubigukuramo kugira ngo yashe icubahiro ku buzima bw'Abanyegiputa bakwirukankaho. None ngo ahangaha tuyisomye biri tubwiye ko ngo bari bageze ku nyanja itukura, bafatwa n'ubwoba baratinya cyane. Ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya. Haleluya, haleluya. Timwitinya, mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka agiye kubereka uyu munsi. Abanyegiputa mwabonye ibibazo mwagize, ubukene mwagize, bushumeri mwagize, uburwayi bukumazege. Abo Banyegiputa wabonye, umaze igihe ubona, ntabwo uzongera kubabona ukundi. Ahubwo ihagararire gusa ureba agakiza Uwiteka ari bukwereke. Imana turengere cyane. Nubwo inyanja ihari, nubwo imisozi ihari, nubwo ingabo za Farawo zigukurikiye, hari ibikwirukankana kandi imbere yawe ukabona nta nzira igize gute ihari. Ariko ibyo byose ubona, ibyo byose umazemo atesinevozo topekano, ibyo byose umazemo iminsi, ntabwo uzongera kubibona ukundi. Imana turengere cyane kandi Imana yo mu ijuru itwiteho cyane. Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Imana turengere cyane. Ndongeye ndihuse. Oya agenda gutyo ntacyo. Ari ijambo ndi gukunda riri kumfasha ahanga hamwe uyu murongo rivuga ngo uyu munsi. Ryari uyu munsi udukurikiye, uyu munsi, uyu munsi dukurikiyeho, uyu munsi uri kumva ijambo ry'Imana, uri kuganira n'Imana. Abanyegiputa abanye ntabwo uzongera kubabona ukundi. Uyu munsi Uwiteka ari bukurwanirire kandi noneho nawe ugire gute wiceceke. Reka kwiri gusakuza ngo none ngibibazo byanshanze, none ngabadene aranyishe, none oya, reka kwisakuza, reka kwiri kuvuga amagambo menshi. Uwiteka ari bukurwanirire uyu munsi. Warirwanira ari kuraneshwa, ugerageza gukwicira inzira ariko ziranga, ariko Uwiteka uyu munsi ari bukurwanirire, nawe uyu munsi wicecekere. Imana tugeze cyane kandi Imana kwitoha cyane. Kandi kigetse kwibyange ngo uyu munsi Uwiteka agiye kukwereka kandi gakiza bundi busha. Bivuze ngo Imana igiye kongera gukiza bundi busha. Imana tubere ku rugamba. Ngira ngo noneho wakomeza ukadusomera umuntu ukurikiyeho, ubundi tukasubira kumva neza icyo Imana yo mu ijuru iri kuvugana natwe. Yego. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Yego. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana turengere cyane. Ni iki gitumye utakira Imana? Ariko yongeza ahangaha pe tinya Imana, kanga tinya imbaraga z'Imana. Kandi nawe yaravuze ngo munkorere mutinya muhinda umushitsi kubw'ijambo ryanjye. Byayo nkubwira ngo iyo wubasha umuntu uranamutinya. Yego.
siko bimeze si tugomba kubaha Imana tukanetinya kuko ni inyagitinyiro ni inyacyubahiro Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana twiteho cyane hoze ngo ntinye Imana yabajije Mose ngo ni iki gitumye untakira kandi icyari gitumye ayitakira kirahari kuba bari bageze ku nyanja yari impamvu yo gutuma Mose ataka Imana turengere cyane ibyo gutuma utaka udukurikiye birahari ubukene bwatuma utaka kubura urubyaro byatuma utaka kubura akazi byatuma utaka yewe uburwayi bwatuma utaka kwangwa n'abantu byatuma utakwa kujugunywa n'imiryango kubona imiryango ntikwitaho byatuma utaka ibyo gutuma utakira Imana birahari hako wibuka ijambo Imana yavuze iravuga ngo wewe untakira humura kubera ko Imana ije kugira gute kugutabara nigeze nsenga Imana igihe kimwe Imana yo mu ijuru irangije irambwira ngo kuraho imiteto uzi impamvu Imana yabimbwiye nari mfite urugamba noneho abantu bari kumvuga cyane rabizi iyo ibintu bihindutse n'abantu nyine baravuga yego nari ninjiye mu murimo w'ubunyamasengesho cyane none abantu baramvuga cyane hagati noneho uriya mugabo ibye bigiye kuba bibi umuntu winjiye mu byo gusenga ti noneho hagiye kuba insuzugurwa nawe yataye umutwe yabaye umusazi yakoze ibiki ariko ngiye gusenga Imana mbaza Imana ubwiyo mpamvu Imana ndabwira none se wa Mana we kubera iki abantu bari kumvuga cyane bimeze bite Imana yo mwijurwe najyago noneho ihindura amagambo yego abyo bise neza irambwira ngo nguraho imiteto njyewe ubwanjye hari cyo nje kugira gute nje gukora irambwira ngo ubwo uri kubona bari kukuvuga cyane wowe ubwawe biri gutuma bakwamamaza imbere y'amaso yanjye ndetse bigatuma n'abatari bakuzi bagira gute bakumenya bareke bakuvuga nyuma yo kukuvuga none bagiye kuzaza bakuvugirize impundu ndavuga nti Imana ishimwe kubera ko insubije Imana turengere cyane kandi bari kwiteho cyane none twisubira ku ijambo rivuga ngo Imana ibaza Mose ngo niki gitumye untakira ibyo gutuma utakabira hari ariko Imana mwije impamvu ngo niki gituma untakira nukiri kubona imbere yawe hari ubutabazi buhari nukiri kubona yo hari igiye gukora wowe bikagutera ubwoba ariko noneho wowe ntabwo uri kubesha amaso yawe Imana turengere cyane kandi Imana kwiteho cyane igihe kimwe umukozi w'Imana Elisa yigeze kuba ari mu nzu ari kumwe n'umugaragu we Gehazi noneho ingabo z'Abasiriya ziza gufata Elisa kuko zari zamaze kumenya ko Elisa ari uvuga amagambo bavuga niyo ngiyo mu muremo nama wakozwe gwihishe Imana ikayamuhishurira we akajya kubabwira umwami wa Isirayeli none avuga ati reka tujye gufatura umukozi w'Imana tumufate none turebe ibyo Imana izongera gukora aho izabicisha ariko nyamwe nta muntu wakwitambika umugambi w'Imana Imana turengere cyane none ngo Gehazi mu gitondo kare azidutse mu gitondo ngabona ingabo z'Abasiriya zabagose ahita aterwa n'ubwo ngafatwa n'ubwo abwira sebuja ati Elisa none turapfuye kwambwiraga ngo Imana igwishura ibishwe none ibingibi kutari wabimbwiye ariko Elisa aravuga ati wowe ikintu kigutaye ubwoba nuko utazi imbaraga z'Imana Elisa asenga Imana aravuga ngo data ndakwinginze muri uyu mwanya humura amaso y'uyu mugaragu wawe agire gute arebe nebe mutere gutinyuka impamvu abantu bagira ubwoba nuko badahishurirwa kureba ibyo Imana itegura kubakorera uyu munsi wanone Imana ihumuye amaso ya buri muntu wese akabona ibyiza biri imbere ye byamutera gutinyuka byamutera gukomera yewe nababandi bavuga ngo igihe twasengeye turarambiwe nabo byabatavuga ngo ahubwo no reka twongeremo iki agatije kongera dusenge kubera ko tuko Imana yiteguye kutugirira neza ngo Gehazi akimara guhumuka amaso yahise abona ingabo noneho ngo zibagose zibarinze ngo zo ziri ku magare ziri ku mafarashi ndetse ngo noneho yakumurira hangira tabwira Elisa ati none reka turyame twisinzire kubera ko iziri kumwe na Imana iri kumwe natwe ingabo ziri kumwe natwe zifite imbaraga zifite ubushobozi ziri ku magare yakumuriro nihagira ibiyitambika arazitwika byose bishe mu izina rya Yesu Imana turengeye cyane kandi Imana kwitoha cyane nubwo ari biri kudutera gutaka ariko Imana yo mu ijuru Imana ngo niki gitumye uyitakira nukiri kubona y'ubwayo ibibazo byawe biri imbere yawe iri kubibona nk'ubusa niyo babona iki gituma untakira irambwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende komeza usenge komeza ugende nimba rukubona ugucuza ugahomba komeza ucuruze kuko Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ko abanyagiputa abonye mu minsi yashize utazongera kubona ukundi ibihombo wagize mu gihe cyashize ntabwo uzongera kubibona ukundi abagusuze mu gihe cyashize ntabwo uzongera kubona ukundi kubera ko Imana yo mu ijuru kukubahisha ku musozi utuyeho ije kubahisha mu bakozi mu bana ije kubahisha mu buzima bwawe Imana turengeye cyane kandi Imana kwiteho cyane mwakeneza amagambo y'Imana dushimiye Imana abwirwa besha kumva na beneyo
utafashijwe n'ibi rwose sinzi igihe azafashirizwa. Nge ndumva mfashijwe, haleluya. Amen. Ahubwo n'undi wafashijwe nkanjye akazifuza ko mwafatanya gusenga, tanga nimero azaguhamagare. Nimero wifuza gusengana nanjye ni nimero yanshakiraho yamboneraho ni 079 342 272 0. Yego, dusoza n'isengesho. Kadusoza n'isengesho, ariko mbwira buri muntu wese udukurikiye muri uyu mwanya, aho yari ari kubona afashwe n'ubwoba, ari kubona imbere ye hari inyanja, akabona inyuma ye hari ingabo za Farawo zimukurikiye, akabona impande ye hari imisozi ihari, akabona mbese ahari nta bwinyagamburiro afite, nta bwisanzure afite. Dusengane muri uyu mwanya, Imana yo mwijuru igira ikikora. Abo banyegiputa uri kubona uyu munsi wa none tuzongere kubabona ukundi. Ku cyifuzo cyawe, ku kibazo cyawe uri kubona nta yayikemura. Reka dusenga Imana ufite kwizera kandi ufite guca bugufi imbere y'Imana. Reka twisengere Imana yo mwijuru, Imana yo mwijuru igira ikikora. Mana, mu izina rya Yesu, uri umunyembaraga, urakomeye, urashoboye, izina ryawe nirishimwe. Ushimwe ko utabona inzira uhabona inzira, ho tubura icerekezo utangaho icerekezo, ho tubona byatuyobewe ntabwo bijya bikuyobera. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndasenze muri uyu mwanya, nsengera abantu bose bari badukurikiye muri uyu mwanya, nsengera abantu bose bafite ibibazo, mu izina ryawe ryera Kristo. Aho bageze hameze nk'ari Abisirayeli bari bageze, ho bageze ku nyanja, ntibayambuka n'amaguru ngo bikunde, ntabwo bashobora koga, nta bwato bafite bwabambutsa, nta gisunika bafite. Nyemerera muri uyu mwanya mu izina ryera Kristo, ho babuze inzira data kwese mwiza uca inzira, mu izina ryawe ryera Kristo. Ku ndwara zanze gukira uzikize, mu izina ryawe rifite imbaraga. Ku misozi iri impande yabo, iyo misozi zikureho. Buri wese n'icifuzo mwami wanjye afite, ahabona data kwese mwiza ntako yabigenza, mu izina ryawe rifite imbaraga. Uca inzira kandi uharure kugira ngo izina ryawe rishimwe. Dukeneye amashimwe mu mitima y'abantu bawe, dukeneye amashimwe data mwiza y'ubwoko bwawe, mu izina ryawe ryera Kristo. Kuko abesere bamaze kwambuka bageze hakurya, baririmbye imitima yawe wuzuye amashimwe, baragutambira, baraguhimbaza. Reka ariko ubigenza no mu mitima y'aba bantu, ugira ibyo ukora, usubize kwifuza kwabo, uca inzira aho zitari, werekane nk'Imana, kugira ngo nyuma data kwese mwiza y'uyu munsi bazashima izina ryawe, imitima yabo izuzura umunezero, natwe tutafatanye gushirana na izina ryawe. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.